turi mu mashimwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nk'uko badusomeye ijambo ry'Imana. Intego y'iki giterane iravuga ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zimara icyumweru. Manza nibagiwe, kuko imbabazi ze zimara amezi 4, kuko imbabazi ze zihoraho iteka nyiro muri kumwe ngo iyo zigira ahantu zigarukira. Nge nawe tuba twaraciyeho kuva twavuka kugeza uyu munsi turinzwe nazo. Numva rero ubwo imbabazi ze zihoraho iteka. Iri jambo ryavuzwe na Dawidi ubwo bari bavuye kuzana isanduku y'isezerano. Iyo sanduku bagiye kuyizana, hari uwahakubitiwe witwa Uza, ihamucinyira niba ari ikofe niba ari urushe ntubimbwire. Burya igirakara igira imbabazi, ariko no kurakara igira ibishobora. Igira neza, ariko kandi niyo we ushatse kuyishutora ni n'Imana irakara. Shobora gukinga cyangwa igakingura, nibwo ubumana bwayo. Imana inyuranye ibiye. Rero igihe kimwe bagiye kuzana isanduku, iyo sanduku nayo yari yarajyanwe, nuko bayivuze barayiharitse. Iyi korari ifite indirimbo ivuga ngo iyo Mana ntibangikanwa n'ibigirwa. Bayibangikiranije rero irazurura. Kuzurura ni urukiga mvuze, neza se mwasaba kiga mwatumiye. Igira ite? Irarakara. Iyo yibangikanije igirakara, irazurura. Ndetse izuruye bituma n'isanduku y'isezerano igira ite? Irakiragenda. Ariko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igirakara ariko twayihendahenda ikumva. Turayiteretekeme, iratereteka. Imana yacu iratereteka ni inyembabazi. Igihe kigeze rero, abari bayijyanye nabo bashaka kuyibangikanya n'ibitabangikanwa nayo. Bayitereka hamwe na Dagoni, ravita ibyo ntemeraga nibi. Ntabwo wandaza hamwe n'ubusambanyi wanze kwihana ngo ndakwemerera. Ntabwo wandaza hamwe n'indi nshoreke waharitse umugabo mutajyanye ku murenge ngo ndakwemerera. Ibiti kwe Dagoni ke ikofe. Dagoni ite kandi ndabigenderamo. Iyi Mana kariyo yonyine mwayindereje mute. N'abayinyaze bahuriramo ibibazo no kuyinyaga. Biba ngombwa ko bayohereza hehe iwabo. Ni Imana izi ubwoko bwayo, ni Imana izi abantu bayo. Ijambo ry'Imana na nyiraryo yaravuze ngo menye izanjye nazo zikamenya. Igaruka iwabo. Burya igira hirya, ntabwo igibunga. Hazerera shitani kuko we hazerera nk'inda arashaka uwo yaconshame. Imana yacu irihagije, imenya bayisanga bayo, ntabwo igizerera. Noneho rero igarutse hagira baza kuyishikira, ariko bayibangikanije. Bibwira ko ari igiterane cy'abarokore. Ebana ngo haraza n'abakigamani. Uri bujyayo? Tujyana. Bagira ngo nuko naho yaje kubwira umuntu ngo nutihana no gupfa uza. Baraza nga bahuza, asa yakubise mw'igikoti cy'ite barakanganaga ariko bigashirira. Ijambo ryayo rizagenda ubusa. Ntugira ngo abashumba bahagurutse ari imikino, ntabwo korari zatuyemo inifomo kugira ngo banezeze umutima wawe gusa. Nijwi ry'urangururira mu butayu ngo utunganye inzira z'Uwiteka, inzira zikigira zite zikigenda. Uza bigendamo nabi rero, agezeyo niwe yayikozeho, Imana iramuceka. Imucetse isanduku bayisize aho, barataha
bayishyira kwa Obededomu nyine bavuye kuyicyura rero bari kuyicira bugufi batira agahimbazwa iragasingizwa ni imana yo gutamirwa ni imana ibereye amashimwe Dawidi ari kubyina imbere yayo yambaye umwitero ndetse n'umwitero ugira ute uragwa arakomeza ati nta shida nubwo banseka ariko ikabinyemera imana ipfa kubikwemera kwemera izagira gutera Dawidi niho yavuze ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza iyi tugira uko twari tumeze igihe twajyaga kuyizanira kubitahuza ntabwo twari kuyikoraho ahubwo imbabazi ze zihoraho iteka aravuga ati kandi baba bari kuyimura ni nabo yagiriye neza ndashima Imana rero bene data bakundwa mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana ndashima Imana kuva mu kwezi kwa karindwi kuri 18 maze kugenda mu ndege 8 kuri kw'Imana dore nyuragahangiye nyuragahangahada cyokora nshaka guhengereza ngo neko nahabona nkabona ikirere cyose kirasa nyuragaha ntibanyuragiye hirya ntawambe dore ko n'umutima uba uri mu mutwe weho wakumva ari ikinyenga ariko burya ni urupfuma uba wicayemo kujya hariya hejuru y'imvura ukagaruka mu isi ni ubuhangange bwawe hari abazamukayo iwabo bakazakora ikiriyo gusa burya nangwa n'imodoka ma wenda babona n'akaguru ubwo rero ubwo ndashima Imana ko inkizije imfu 8 ego man n'abazungu ubwabo ari bo baziremye iyo kubisa amapini hasi yakora ati urimo wese abazikata zongera kubonana nabi wabo uzi kugera hasi ugasanga bari kugusanganiza indabo bati uwari nyakwigendera ugarutse mu isi izo twari gushira ku kiti ndashima Imana yandinze uba kuva mu kwa 7 kugeza mu kwa 11 indege 8 imwe yamvanya inyeje muri Ethiopia inshiraho mbangiye mu rundi rungana na kandare kose ruranjanye ngwicara mu amasaha 7 rungeza iyo naringiye ngiye kugaruka nicara mu rundi rugende y'amasaha 7 ngeza muri Ethiopia runshira hasi indi birandora kuki ndashima Imana izo zose ni imfuna kisa rero nawe nubwo utagiye mu ndege ariko n'imodoka zaragakoze n'imodoka zaragakoze urumva wewe n'imodoka zaragakoze musherami muri gihe mata nizo zoroshe mushenzi abesha uretse iyo mwijuru yaguhagazeho nanjye ikampagararaho ntabwo mubari guterana twari kubonekamo nibavuga amashimwe ujya uraha agaciro amashimwe uvuge ngo ndakwiye gushima ubwo se umunyonzi niwe worohewe buriya ni umusaraba yari afashe ariya mahembe ni umusaraba ufashe n'umusaraba urumva ari wowe wari worohewe ubwo uribwira ngo ubwo weho ubwo utaragiye kuri moto yagiye ku igare utaragiye ku igare yagiye mu modoka utaragiye mu modoka yagiye hejuru nshyirira ibiganza hejuru utuma Mana burya aho undi ni weho wahandindiye ushima ni weho wahandindiye si kubw'amaboko cyangwa imbaraga zawe ahubwo nuko yakurinda ubwo se abagenda n'amaguru bagasitara yagwa ntabyuke kugira ngo waboroshe uza ndagana na Pasiteri David kunyereka tahu uri kuhareba ndiye kumukora tahu uri kuhareba ko habaye umukara tahu uri kuhabona kwabona atejo nari mvuye kabisa byagenze ute umwana ari kumanura avoka ari kwitera avoka ibuye rihusha avoka ari kubitera mu nzira bari bamuri kumango uretse Imana burya bakakubwiye kuba wicaye aha uretse Imana nituvuga Imana ujye uyiha agaciro ibyo uri mu birambike
kuko ibyo kukuvana ino ntiyabibuze n'abari kumanura avoka bangukura ino. Dusome ijambo ritoya wewe. Turashaka kwiyumvira indirimbo mawe. Kwiyumvira indirimbo. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5 umurongo waho wa mbere. Turihuta cyane kuko urabona iyo korari yaje, korari gatura uniform buri bigomba kuririmbere gamawe cyane rwose. Yego kuririmba da. Kadusome ijambo ry'Imana twihuta rero. Yesaya ibice 5 umurongo waho wa mbere. Imana ishinja abayuduwemo, ikanirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, rurimburamwo amabuye, arutemamwo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamwo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye kurukorera uru ruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? None rero reka mbabwire ibyo ngiye kurukorera uru rutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo, runyukwanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Kandi nzategeka ibicu bye kurugushamwe 11, bandi barapfa bajya rusororo. Uri wawe n'umugabo wawe n'abana bawe mu kwa 11. Uri gasore ufite jeri ufite hani, nta kibazo ufite mu kwa 12. Urabyibushe uri ikigongi, nta kibazo ufite, iteguye Noheri n'ubunane. Imana ntacyo itakoze, murekeraho. Abayisiraheli n'abayuda ni bamwe, uretse ko kamiliyoni yabirimye tuvugana wowe twese wowe. Ntabwo abayuda ari abantu babi. Abayuda ushaka kana kayo kazabatizwa Yuda. Ubundi Yuda bivuga ngo Imana ishimwe. Ubundi bamana ishimwe na ba nyirashimwe na bashimwe ni ba Yuda. Ntabwo abayuda ari abantu babi. Abayuda n'abayisiraheli ni bamwe. Abayuda n'abayisiraheli aho baturutse, abayuda n'abayisiraheli ahantu baturutse ni ahangaha, ni bamwe. Isiraheli yari igizwe n'imiryango 12. Umugabo witwa Salomo mwene Dawidi imaze kumugirira neza, burya umurengo ujya utuma umuntu yibuka aho yakuwe nayo. Umurengo ntukabona umugore Imana yubakiye. Urajya gusa ntabwo ndajyayo, ahantu ndi buye. Ntukabona umuntu Imana yagiriye neza imaze kumutabara. Niba neza Imana igirira abantu ari ibatandukanya nabo byaranyobe. Ntukabona umuntu Imana yahaye urubyaro yaragwimye abandi. Ntukabona umuntu utahiwe abandi batamumwode. Niko ariko Imana yatangaye mu tubahinzu z'abandi. Se buriya itegeze kwa tangaye. Moshara ndaguha pia de buriya. Ay.
bavuye mureke mbabwire Pastor David uje wihangana kabisa ngenda bivuga uriya mugabo ongera uhaguruke ngo urusheho kabyara ongera uhaguruke umugabo aje kunsura nabaga mu nzu wahejwe inyuma n'amateka asanga tuburaya kangahe gatatu murya mugahaga ntimuzibagirwe gukorera bose no kumuramburira amaboko kandi muzibagirwe n'ukuri nimurya mugahaga ntimuzibagirwe rero twari tuburaye kangahe araza aje kunsura asanga ndi kwa umuntu umaze gatatu atarya nari ndi kureba nk'uri gukamera inzara irakurya ugahindura intebo ugahindura ingendo ukaba umusazura umwana araza ageze mu rugo kumuhobera birananira ngahagarara nk'uri mu mwuka aranyitegereza ubwo kandi ngo yaraje kunsura madamu yari yarandamye we dore ko yaranatwite uzi gusanza utwite Imana yagaburiye mutere haleluya noneho araza aje kunsura nyina asanga ubwo tumeze gutyo aranyitegereza ati yewe ndikarame ahita akora mu mufuka amereza amafaranga 2,000 ati jya guhaha reba ikintu ujya kugura tuganire uzi kugira ngo umuntu agusura itareba uko mumeze naragiye ngiye kugura madamu baranyongoreye ngo wibande ku gaceri wibande ku gaki nande usigaye uwo muceri ntagusha urumva uwo muceri ntagusha gihe umuceri ndya urumva ntabwo ukiboneke nika ese bahitamo n'imiceri Yesu warakoze kabisa ahambira ati wibande ku gaceri ngibyo amoko y'imiceri mbimenye buno enzi k'imiceri yose ari imwe ndagenda koko rero ngura umuceri wonyine nibagirwa indisho naguze ibiro 3 by'umuceri ndabizana nta kindi cyo kurisha urumva tugeze mu rugo madame ati komanza wibagiye indisho ndiye wowe ndiyose nyaguze umuceri ngura umuceri gusa madame ateka umuceri turawuriye rero tugiye kuryama rero uzi ko nyine umushyitsi aba ari umuntu wo kubaho kamene dushaka icyo turamwanga ryamemo turakibura ngewe nawe twirariraga mu mufuka niyo yabaga nyinshi ariko ubona pansiyo mfite amakuvurori Imana yasasiye mukaryama neza mujye mubyibuka mwe kujya mwiba iyo umuntu ariko nge ntawe nkijya muri niba turerega imbesiga inanira ikunaniye komere kakunaniraga umurengo wica nk'inzarasha ngewe rero dufata wa mufuka madame ati arabyemera da kuko yashiraga mwamaguru nanjye ngashira mwamaguru urumva tukagangika noneho rero dufata wa mufuka tujyanira uriya mugabo nabwo ntimwakira tiki kintu nyine hano habaga imbeho nyinshi mbese nyine ni ukugira ngo mujyame imbeho itabica ahatereka ati nje kuba nitwaje sereye narara mu mufuka ku mutima ndahubwo Imana ishimwe nanjye imbeho sereye nari kuyikira igifuka ngisubiza mu nzu kigajeje nyine mu mbere hari mu mbere heza wahagararaga mu nzu ukareba aho buri wese ajyamye ariko Mana ndagushimye pe ndagushimye kabisa noneho rero ubwo arajyamye nyine kuryama se yarayicaye mu gatebe kagako nari mfite ninjye wari warakarambuye ngo ni intebe y'inyarwanda ariko n'ubundi nta mabura kindi nigeze niga kubaza se ubwo nyine arara yicaye nanjye
na madamu tujya kwiryamira mu mufuka wani arara yicaye nka mu gitondo saa 11 abarahagurutse ati yewe sha ndakomeza ndaryama ngo yewe sha nawe yahagurutse ari kureba bari kuguhamagara nkabona uri kureba ntiwitebe nyambaye nka data ni mesi wabyutse muraje sinzira kuri kureba hari iminsi ituma utasinzira arambwira ati haguruka tugende ntanjyanye ataguruka tujyane anjyana iwabo mu kigo angejejeyo amakamatera n'ibihumbi 7 n'amashuka urumva sha mugirirane neza ntimukagira undi mwenda keretse umwenda wiki mugirane neza amamatera n'amashuka 2 nawe kandi n'amatera yari afite aho yasigara arara ntuwambaze arambwira ati genda ububaye murumuna wanjye narasohotse mfite iyo matera ngira ngo ubwarongera yinyeke naragiye abantegeye imodoka naragiye ngeze mu rugo madamu ati ni kwa mugabo wende karame iyo matera uyikuye iyi matera niyo wa mugabo mpaye waraya aguha matera ini n'aya mashuka ni ntabwo byibye aya nibyampaye afata ya matera aragenda kuko twe twarakoze amakuru yari twe twaratinze amakuru nka fondasiyo niho twasasagaho ibyatsi noneho tukirarira muri wa mufuka ubwo afata kakamatera karambura kuri ya makuru ashiraho na twadushuka arangije ngo nagarutseho ndari kurira ariko reka nkubaze hagiye matera uyikuyenda ariko nawe manzi uzabe inkunguzima ko ngubwiye ko iyi matera ari wa mugabo yimpaye ubwo subirijwe nuko aduhaye matera ikinteye ubwoba ni uko uriya mugabo ni mukuru wawe noya ni mubyara wawe oya uretse Yesu wenyine uriya yari buzakumenye noya none Yesu akoresheje uriya mugabo akaduha matera ubu Yesu turamuhige none ko n'ibihumbi 7 mpaye nabiguze ibishimbo n'intuza nuko tuzamwitura nta kibazo nzashaka amafaranga tuye kumushima atabantu bibagirwa vuba ndashaka ko uyu munsi tumushima none ufite amafaranga ngo nayo mfite none nanjye yari yamaye ko naguze ibishimbo rero igihe tuzabonera amafaranga tuzashima Imana toye abantu bibagirwa vuba shaka ko uyu munsi turara tumushimye ni none se amafaranga urayakura tumva nyishimwe nabonye reka nge nawe turare hasi Yesu waduhaye iriya matera abanza azayirareho tuzayirara ejo ndibarakubeshe Mana we ndare hasi mfite mato iyo mato itaraza nararaga he Yesu nawe yare ndare hasi mfite matera wewe ukumbuye hasi harare njyaho naharariye naraha hasi abarambye atumva rero wanyambariye inkweto ndakureka unyambarira ishati ndakureka ariko kudasasira Yesu matera biradatandukanye ndagiwacu ntabwo uzongera kunshikira urahitamo kugira wari gupfukira umugeni wari gupfubyaye rimwe wari gupfufita imyaka 2 cyangwa 3 erega na nyoko yari gukora vortoma ntabwo ubukiriho yakurindiye ahantu henshi hatandukanye Imana yacu nishimwe Yesaya yaravango reka Imana ibaririmbire nta kitakoze kuri mwe nta kitakoze kuri twe abagabo haleluya nta kitakoze kuri twe abadamu haleluya nta kitakoze kuri mwe abasore n'inkumi haleluya muzamura amajwi Imana haleluya kitakoze mosherami Imana yakoze byose bishoboka barangije rero aho kugira ngo bayubahe ngo batangira ngo Imana ije kubasura iravuga ngo nshingiye ko nabakuyeho batari kuva nshingiye impanuka nabarokoye nshingiye ko nabahaye agaciro bakiga bakarangiza nshingiye ko nabubakiye amazu nkabaha urubyaro bakabyara nshingiye ko ntacyo ntakoze reka ndebe ngo Imana ije kureba ngo isanga
buzura amashimwe ngo ahubwo ngo beze indibu. Indibu sinzi niba muzizi. Indibu hari umutembatembe. Umutembatembe murabuze? Umutembatembe ni ikintu gisa n'insina, kijya gusa n'insina n'amababi yacu bameze nk'ay'insina, uretse ko aba ari ikigongi hasi, aba ari runini cyane. Noneho narwo ruzana umwanana, ariko umwanana wacyo umera nk'igihwagari, cyo kiba ari kinini. Rero nacyo kigira utuneke. Utwo tuneke twacyo iyo tumaze guhisha ukadushonyora tuvamo insoro. Insoro murazizi? Ziriya nsoro babugurisha mu kibuguzo ntibari ukubuguza. Ziriya nsoro rero nizo zitwa iki? Indibu. Mwagiye kureba areba insina yarimbuye mwamabuye. Reka buriya hari byinshi Imana yarimbuye ngo udasita. Hari byinshi Imana yarimbuye ngo ubugejeje uyu mwaka. Hari ibyo yarimbuye mu kwa mbere, ibirimbura mu kwa kabiri, ibirimbura mu kwa gatatu, mu kwa kane irabirimbura, urasinzirira gukambura. Hari ibyo Imana yarimbuye. Mwigiye kureba isangaho kugira ngo za nsina zere, ahubwo zeze iki? Aravuga icyo nakoze cyari gutuma unyubaha, ntakoze ni iki? Ibyo warwanye nabyo ntakurwaniriye ngo ubugeze iyi saha ni ibi. Iravuga aricyo ntacyo mumpenze. Ntacyo mumpenze kuko umuntu wese namusigarije icyo mushakaho. Nibwo buri icyo mushakaho mfite hano nzakunyuza. Ibi biravuze ngo mfite ibindi nzakora. Uru rutoki nari nararuzitiriye. Icya mbere ngiye gukuraho uruzitiro. Gukuraho iki? Ngiro muri kumwe ngo amahoro yose ufite ni akazitiro k'Imana. Kuba ugenda ukagaruka ni akazitiro k'Imana. Kuba ukiri mwarimu kuri kiriya kigo ni akazitiro k'Imana. Kuba ugifite umugabo ni akazitiro k'Imana, kuko ibyagupfakaza birakwegereye. Kuba ugifite umugore umwe ni akazitiro k'Imana, abagore benshi barakwegereye. Kuba ugifite umugabo umwe ni akazitiro k'Imana, urumva urangaye baguharika abagore barenze 20. Imana ikuyeho akazitiro abana bawe bose bangumuka. Imana ikuyeho akazitiro ayamenye iri guseka nkagute yose ntiwamenye ikiyakuyemo. Imana ikuyeho akazitiro ukuri kugenda wifashe mu manyanginya mu minsi mikaba uri kugenda byage ngo bije vuba. Bije ha muganga si w'imitima Nenkanombe nombe professor nagiyeyo. Ngiro muri ngo ikuye hakazitiro wakwiyoberwa. Iravuga ngo rero aba narinze ntibabiha agaciro. Aba bagabo narinze ntibabiha agaciro. Aba bagore narinze ntibabiha agaciro. Nzi icyo nzakora. Ngiye gukura hakazitiro. Kandi ningakuraho uru rutoki ruzahita rugira rute runyukwanyukwa.